Tria burundezi iyo ni Mediane nishoboka made in Bujumbura iyo ni Mediane nishoboka umva igihe byagoranye noneho uvuga ngo wenda urugero ugiye gukina na Epiano zi Mediane yo kunimese zirakeba witwa Richmond Lamptey na Seidu ni ibibazo gusa nuriya nimero 10 w'umunyabrazil umunyabrazil Yohan so ushobora kuvuga ngo ntacyo reka ntangire mfunze ndaza gufungura amaze kwiga ikibugo ngo gihagaze kanyibohe agahita amanuramo bita niyo nzima Olivier Seff ateganye na Majaliwa imbere yabo gato agahita aterekamo bita Paplay cyangwa se akareka gukinisha Paplay agakinisha Ndayishimiye akabana gafunga singiye kukubeshya ibyo bazakinisha byose bazabanza muri wese Charles Semona yicara Ndayishimiye korahiye Seff nyine azajya yitabazwa mu kazi zidasanzwe kuri iyo mosoyi emese ngira brigade ubwo muri ba Seff na ba Majaliwa hazishakamo uzajya yicara Mediane Paplay na Ndayishimiye abarundi dushaka kuzabona abarundi dushaka kuzabona uretse wenda Yusufu Ndayishimiye Nyange dushaka kuzabona abandi bakinnyi abarundi bakina muri Mediane y'u Burundi ari abakinnyi ba Rayon Sport dushaka kuzabona noneho kubera kumenyerana cyane bakinana mu buryo buhoraho dushaka kuzabona Richard na Paplay bakinana muri Mediane y'u Burundi kandi birashoboka mu gihe cy'imbere urumva na competition iraza kuzamuka kubera ko urumva niba qualification za AFCON zitangira mu kwezi kwa 9 urumva abantu bose bakaniye no kwigaragaza bose barashaka selection muri za nationale zabo icya kabiri gikomeye cyane mwibuke ko umuntu bita Aruna Musa Majaliwa ntabwo yakinnye umwaka wa muri Rayon Sport arabizi ko arimo arasoza amasezerano igihe cyo kwimarketinga ni iki ufite umwaka umwe ntabwo mushobora kubona Musa Majaliwa ajenjetse cyangwa yicara agomba gukina agashyiramo imbaraga kugira ngo yigaragaze abantu bamubone niba ari na Rayon Sport imutekereza niba ari n'andi makipe amutekereza ntabwo ashobora gutekereza umukinnyi umaze umwaka atagaragara adakina ubwo n'umwango rero Mediane ya Rayon Sport izabidadira komeye jya kuri rizamu ariko ndashaka yakomera yagira uretse gato kwizina ya APR ntabwo uretse gato ntabwo Rayon Sport ikomera pari raporo ya APR Rayon Sport ikomera mu buryo bwayo na APR igakomera mu buryo bwayo tuyirimo umva iri yazamu nabonye hari abantu mana y'u Rwanda kweri ubu tuzajye dufatana session y'ibiganiro byo kwigisha abakunzi b'umupira uburyo bakunda amakipe yabo kuko hari igihe usanga nk'umuntu afashe nk'igitekerezo akagikoramo video nko kuri YouTube cyangwa se akacyandika kuri social media ukibaza nk'uyu mufana kweri umupira arawuzi arawureba Rayon Sport baragusinyisha umuzamu Patient batangiye kuzamura imvugo ivuga ngo ni ukwishima ngo wishyikira kibaza bundi abakinnyi bagurwa gute bavahe mu buhe buryo uyu ni umuzamu wakiniraga Amagaju urabizi ko Amagaju yagiye ibona abakinnyi bakomeye b'abarundi kubera kwitozwa n'umurundi witwa Amahoro ni umutozo waho cyane mu Burundi n'umwe instructeur wa CAF umutozo w'abatoza mu Burundi yashoboye gukurura abakinnyi beza abavana i Burundi kandi abavana muri equipe yatwaye igikombe ya Bumamuru n'andi makipe akomeye hari i Burundi kubera icyubahiro abakinnyi bamufitiye panesero mu buryo wenda equipe y'Amagaju ihemba neza uretse kusibye ko ni Burundi biragoye ko equipe ihemba neza nk'Amagaju Burundi ntabwo abakinnyi bahembwa neza cyane so uyu ni umuzamu wavuye mu Burundi ari umuzamu mwiza w'umwaka ya saison ngira ngo Bumamuru yatweme igikombe 2022 yavuye muri Bumamuru ari umuzamu mwiza w'umwaka 2021 equipe y'Amagaju tujye tuvugisha ukuri nuko yageze nyuma ubukungu bukaba 2022 equipe y'Amagaju nuko byageze nyuma bikanga ni equipe yatangiye duha sensation igaragaza ko ari equipe izacaringa ku buryo bukomeye cyane muri buryo yaguruka gasezi gitangira uyu ni umuzamu ukomeye uvuye ahantu hagaragara hazwi kariteze zizwi wari muri competition ubu mureyo arashaka umuzamu uvuye mu gihugu wenda urugero cya Benin utazi niba afite imvune utazi niba amaze igihe akina utazi niba utazi ingesoze utazi imico ye kweri ngo kuko avuye mu Magaju ni ikibazo kuva kera Rayon Sport sinshaka bakinnyi bavanye muri za Etincelle Jimmy Gatete yavuye ntabwo ari muri Mukura
ntabwo ari muri mukura wavuze Shabani Hussein Chabarara yavuye mu magare ese ikibazo ni iki uyu ni umuzamu ukomeye urebye taye afite urebye amarefuregisi akora urebye uburyo ari ni umuzamu mwiza pe ntekereza ko iyo mugereranije n'uyu muzamu mugenzi we witwa Onesime ukina muri polisi ntekereza ko uyu muzamu uvuye mu magaju witwa Pasiya ari umuzamu muhanga kurusha Onesime gukina muri Rayon Sport mu buryo buhoraho waramutse abonye umwanya uhoraho bishobora kuzatuma umuzamu wa mbere muri ekipe y'igihugu Burundi kuko atimu buma muri wamutekerezagaho cyane so urangwa ni n'umuzamu w'inyangamugayo cyane mu mico bya bintu bya bitugukwaha abantu baza baca mu bantu ngo uze kuduhanga ibitego ngo uze kwitsindisha ngo gutya na gutya ntabwo ari umuzamu wigeze uhora ingeso zo gutamira na rimwe hari n'udukese buriya twagiye tubaho mu magaju abantu bagashaka kumucaho ariko akaboroka akavuga ati wapi ni umwizerwa hanyuma rero abantu baratekereza ko ari backup ya Kadime Ndiaye ntabwo ari byo ntabwo ari backup ya Kadime Ndiaye uyu ni umuzamu bavuga ngo Rayon Sport ifite abazamu babiri bagiye gukompeta bahanganira umwanya ubanza mu kibuga yaba uyu Pasiya yaba Kadime Ndiaye nta muzamu Kadime murabizi kongera amasezerano nubwo leta yabitangaza ariko yongereye yaba uyu Pasiya nta muzamu ufite bagarantisa kuzabanza mu kibuga abatoza bazana mu myitozo umwiza kine uyu ni umuzamu ukomeye uramutse ufite Kadime Ndiaye ukagira Pasiya ufite abazamu babiri beza bazahanganira umwanya kuri Rayon Sport transfer ifite amanota meza cyane ntihagire umuntu rero ubayobya uko bamuguze mu Rwanda ngo atavuye ngo ataje mu ndege ngo ni umukinnyi nguraho ngo ni imifungo oya mujye menya amakipe yanyu mumenye uburyo abakinnyi bahahwa Rayon Sport kugeza ubu ngubu transfer ikoze business ikoze ni business ziri clean zimeze neza ziryoshye abakinnyi babavanze imyanya ubu Rayon Sport wavuga ngo ibirabura abakinnyi bavuga ngo ubu ngubu dufashe Rayon Sport uko ihagaze abakinnyi bagatangira imyitozo baramutse bagiye mu kibuga haba hari ibihanga muri iyi myanya uzi imyanya mu makuru naraye nkabuse y'ingenzi kwihutirwa bari kuvuga yuko mu banyamahanga Rayon Sport igomba kongera gushyiramo imbaraga ishakisha abawinga urumva 7 na 11 abawinga 2 na rutayizamu 11 n'icyenda aba bakinnyi ngo bashobora kuzatwara Rayon Sport angana na miliyoni 120 urumva umwataka we wenyine bashobora kuzatwara miliyoni 50 urumva yego akajya ahembwa inota ya 3 y'idolari ntabwo bishoboka ntabwo ahemba umukinnyi amafaranga ntabwo bishoboka yaguzwe 50 cyane serivisi zawe ndazubashye miliyoni 50 akajya ahembwa 50 ariko yo bayihurijeho bayatanga ariko Rayon Sport yabivuze 50 ariko Rigani yavuga ko azajya ahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se akagera muri miliyoni ariko miliyoni 3 muri Rayon Sport ayo amafaranga ahembwa umutoza muri Rayon Axel aho mucinda eshatu ntabwo hazigwa Rayon Sport ariko urumva ku mwaka barangaye kubera ari miliyoni 30 na zingahe ntabwo ikindi kintu uyu munsi cyangwa ngo ejo Aimable ngo ashobora gusinya kongera amasezerano Imana ashobora kongera amasezerano urumva ariko Aimable ngo ari kureba ngo ukuntu bamborenga baje ngo rakontara basinye akavuga nabo bashaka kujya ku rwego rwabo akavuga ati nanjye ibyo mwamuhaye aba bakinnyi b'abakongo nanjye ntago n'umukinnyi uciriritse Aimable aramutse ashatse kuzana icyo kintu muri Rayon Sport Jean Fidele yahita amusezerera yahita umva ibyo biganiro bya transfer yahita bihagarika Aimable ahubwo Axel niba unamuri hafi umugire inama none muri Rayon Sport indi shuwe hari baravuga bati Aimable nakomeza kuzana ibi bintu erega ntabwo ari ipiyo urumva ntabwo ari agatanga baravuga bati hari umuntu witwa Faustin aracyari gupendinga urumva hari umuntu witwa Emery na Buregeye baravuga bati baravuga bati muri abo bakinnyi batatu Aimable n'ibinanirana agakomeza kugorana hashobora kwinjiramo rimwe babiri kuko Aimable yasinya atasinya n'undi hagomba kwinjiramo undi defenseur ariko uno bashobora kwita bashyiramo babiri Buregeye Faustin na Emery uko numva case ya Aimable ngewe Aimable ni umudefenseur mwiza pe ariko ntabwo ari umudefenseur mwiza ntasimburwa ntagendere ku kintu cya Ombolenga Fitina yari afite icyo bita bargaining power kubera ko ni umukinnyi Rayon Sport yarwaniye na polisi kandi ku buryo bugaragara muri seriye ni umukinnyi ubanza wo muri ekipe y'igihugu Amavubi n'igitego Amavubi aheruka gutsinda niwe agikesha kuko ni assist ya Ombolenga Fitina afite icyo bita bargaining power kuko ni man on form
umukinnyi umaze imyaka itandatu navuga itandatu udasimburwa muri APR atandukanye na Aimable wakinnye sezi ishize muri Rayon Sport kandi akaba nta bintu bihambaye cyane Rayon Sport yagezeho muri sezo nawe ubwe nta kintu wavuga ngo yari umudefanseri wa hatari ashobora kubageninga mu buryo bwe uko ba Sefu babikoze yego ariko adashingiye ku byahawe Ombolenga Fitina kubera ko tuvugisha ukuri ntabwo Aimable na Fitina bari ku rwego rumwe pe ku kintu cya bargaining power cyangwa se za mbaraga zo kunegosiya za mbaraga zo kujya mu biciro ntabwo bazinganya Aimable atuze Rayon Sport mukandira akanyenyeri kamukwiriye agenda akina ahubwo akire sezo nziza azabageninge wenda mu gihe kiri imbere y'amaze kugira forume naho ubundi rwose ntabirenze pe Aimable ntabirenze muri iyi reyo ikindi kintu ntarinzi namenye nijoro burya abantu benshi ngo bazi ko Sefu yasinye umwaka umwe ni ibiri urumva ni ibiri ariko umuntu aje kuma detaye z'imyaka ibiri niko byagenze ariko ati Sefu yaje gusinya umwaka umwe urumva ariko Rayon Sport mukubita ibiri urumva aramubwira bati turaguha miliyoni 14 yego mu myaka ibiri tuguye amagana 700 n'inoti ya 700 tugaje bisobanuye hano Rayon Sport yasanze ibyo biyungura impamvu byagomba kuyungura birumvikana no kuvuga ngo Aruna Musa Majari barasoza amasezerano y'umwaka umwe afite bari kongera bagasubira ku isoko bari kongera bagasubira ku isoko kubera ko nayo bamusinyisha umwaka umwe na Aruna Majari umwaka umwe ubwo rero ngo kuri gatandatu bari kuba bafite vacant post umwaka utaha kandi uko ikipe ijya kugura munabizi nyine ko birahenda cyane byorohera ko kugura abakinnyi bake ifite abandi bafite amasezerano ariko kujya kugura abakinnyi imwe nk'ibintu bibaye kuri Rayon Sport muri mwaka navuga ko Rayon Sport yarangaye cyane ni disaster ni cyiza kwisanga ngomba kugura abakinnyi bagera muri 20 ni kibazo kugira ngo sezeranye ufite abakinnyi barindwi bonyine ni ikibazo Axel kandi abakinnyi barindwi barimo nabo udakeneye cyane ko muri abo barindwi harimo Charles Bare ntabwo ari umukinnyi Rayon Sport ikeneye cyane so Rayon Sport nibura ni kanguke nayo cyane ku maso ijya igerageza ku buryo sezirangira abakinnyi bamaze kongera amasezerano kugira ngo itagorwa cyane ugura abakinnyi benshi kuko iyo ugura abakinnyi benshi birakugora kugura abakinnyi bakomeye kuko ntabwo waspendinga amafaranga menshi ku mukinnyi umwe nk'izi miliyoni 50 bavuga ko zishobora kugenda kuri rutayizamu wa KCCA bita Shabani Mohamed rutayizamu w'ikipe y'igihugu Bugande iyaba Rayon Sport irimo gusinyisha abakinnyi benshi yakaba afite amahirwe menshi yo kumubona yewe na salary yifuza bakayimuha kubera ko yabitaguye no kugura abakinnyi benshi ariko iyo ugomba kugura abakinnyi 10 ni ifoto nuko izaba ihagaze mu kibuga umva ifoto rero n'igisigaye ni ifoto itaruzura pe ni navuga ngo ni inzu igeze igihe maybe cyo gusiga amarangi idakinze bageze muri finissage bageze muri finissage kuko nk'umuzamu ntekeza ko ifite abazamu babiri kuriya bashaka bazamuramo n'umwana muto uvuye muri academy nicyo kiba gisigaye muri ya kipe ya muri ba bakinnyi urabizi ko uwo bita Kayiranga Batista yari amaze igihe kinini afasha Rayon Sport gutoranya abakinnyi rega Rayon Sport buriya hari ikintu nigeze kuza hano ndababwira Rayon Sport ifite ikipe uruganda rwa Skol rwabasabye ko bagomba kugira ikipe nziza ikomeye y'abakinnyi bakiri bato bavuga bati mu rwego buri gihe n'abakinnyi bakuru bagiye mwaguze bagiye amasezerano yarangiye mujye kubongerera ariko nimutangire mutekereze namwe kudevelopa abakinnyi banyu Kayiranga Batiste muri stage yamazemo amezi 6 areba icyiciro cya kabiri yatoranyije abakinnyi 22 bane bazazamuka muri Rayon Sport bagomba kuba umuzamu rero haza bari umuzamu wa gatatu harimo umukinnyi ukina gatandatu ari undi mediateur nawe uzaza kwiyunga kuri Aruna Musa Majari wa nande na Sefu na Kanamugire hazaba ngo harimo n'umwana ukina muri Axe Central n'umwata kumwe n'abakinnyi bane muri abo bane rero hazaba ari umuzamu wa gatatu donc umuzamu wa gatatu azava muri iyo kipe abandi 18 hari ikipe mu cyiciro cya kabiri hari igiye gusinyana amasezerano na Rayon Sport nayo izajya baha abakinnyi izajya oya bari bujyane mu babandi 18 bakazajya bakinamo babandi Kayiranga yatoranyije bakabereza muri deuxième division kugira ngo babone imyanya yo gukina competition bagomba policy nziza cyane niyo policy bafite ndetse n'ibiganiro byaratangiye rwose kuko nyiri kipe gitwarihuriye twaraganiriye hamwe ati turi mu biganiro sindabaca amafaranga
ndacyarimo ndagenda ndeba ayo nabaca ariko baranyegereye kandi ikipe ndi tayari kwishyiramo abakinnyi ba Rayon Sport. twari tuvuze rero mu izamu navuga ko izamu rya Rayon Sport ryuzuye kuko Ndiaye ikibazo yagize muri uyu mwaka nta kuva yaza mu kwa mbere nta competitor yagize, ntabwo yabonye competition nziza, hari imikino yagiye akora amakosa ariko bikaranya n'undi bamukinishije, so nawe ni igihe cyo kwicara akiga akamenya ko ibintu biri seriye. Hari umurundi witwa Pasi ushaka no gukinira ikipe y'igihugu. Hanyuma rero axe centrale haracyarimo ikibazo penyo ahantu hari igihangana none kubera ko ufite amasezerano n'imitima Isaac ubu barashaka kongerera Aimable, nanone ni positive ko Aimable azongera nawe amahirwe nawe yeshwa amahitamo afite si menshi azongera. Aimable yavuye muri APR ajya muri Kiyovu, ava muri Kiyovu ajya muri Rayon Sport, nese asigaye ni Aimable urumva yakina azongera ariko nabo ntibahagije. Rayon Sport ikeneye umudefanseri central ukomeye uri ku rwego rwiza. wasangaga harimo ikibazo gikomeye cyane, umwe yagira ikibazo nka Mitima igihe yarwaraga ugasanga bariho barakinishamo Master, ugasanga ikibazo gikomeye ugasanga bari kugaruramo Ngendahimana Eric, hakeneyemo profile rwatubyaye umudefanseri umuyobozi ukomeye kandi ariyo poste akina pana guhengeka. Icyo si igihanga cya mbere. Twagiye ku mpande inyuma uruhande rw'ibumoso ruriho Ganijuru na Nijoro amaze kongera nawe amaze kongera amasezerano n'uyu musore wavuye muri Gasogi Bugingo Hakim. Nta wundi mukinnyi bazabura kuri gatatu, bakeneye umukinnyi wa gatatu wa backup bazamura mu batoye. Kuri kabiri ufite Serumogo na Fitina nta kibazo pe, nta kibazo na kimwe ufite rwose iri secured. Mediane ya Rayon Sport iruzuye 100%. Nta gihanga kirimo. Sefu, Majaliwa, Richard, Papley, Keve, Kanamugire iruzuye pe. Turi kumwe. Aho nta gihanga kirimo nanone. Iyo ugiye imbere rero imbere hose n'ibihanga gusa. Uretse ko tuvuga ngo Keve yahengekwa ariko ubundi mu buryo bwiza bw'umupira ntabwo ikipe igomba kwinjira muri mercato iteganya kuzahengeka. Burya guhengeka bigomba kuza bigutunguye, wavunikishije hari umukinnyi uguzwe bitunguranye n'abaye yo kongeramo yego suspension, ariko gutangira transfer no mu kwa gatandatu uvuga ngo nzahengeka Keve ku ruhande uzi ko muri ekipe y'igihugu akina hagati mu kibuga ndetse urumva atari icyo gihe nawe iyo polisi yabiri chip. Rayon Sport ikwiye kuba ifite abawinga babiri beza, mu bawinga nta muwinga n'umwe ifite mwiza uri ku rwego rw'abakinnyi twavuze ku yindi myanya Karibre bariho profile, bafite profile yo gusimbura cyane. Haji ntabwo ari umukinnyi uri ku rwego rwa Rayon Sport, mbivuge gutyo kubera ko Rayon Sport muri kuye biragoye ko yabona ikipe yo mu cyiciro cya mbere yabanza mu yindi, niyo yaba Rutsiro biragoye ashobora kujya ahandi hose nabwo asimbura, kandi muri Musanze yabanzamo babigoye cyane, muri Bugesera Dinyura mubanzamo ntabwo bishoboka. So Rayon Sport ikeneye abawinga babiri, ntitangire gutekereza guhengeka Keve kandi bakiri muri transfer window bafite amahirwe yo kuzuza imyanya. Wenda Keve ajye muri competition na Richard na Papley, niho uba ufite nyine icyo bita squad depth, like kwa kundi nyine wumva ko ufite abakinnyi benshi bahagije kuri buri mwanya, ariko ntabwo bateganya kuzahengeka kandi ugifite amahirwe yo kugura abakinnyi. So impande za Rayon Sport nta kirimo na Charles Barre Simon hari ku rwego niyo mpamvu za poste twavugaga eshatu harimo impande ebyiri na Rutahizamu. Charles Barre Muhire Keve yarabivuze ni kapiteni, yavuze ko atari ku rwego rwa Rayon Sport, so ntiyabivuze se ntiyabitubwiye itangaza amakuru kuri Stade Amahoro, ntabwo ari ku rwego rwa Rayon Sport. Charles Barre Rayon Sport ikeneye abawinga babiri, wenda Charles Barre niba azagumamo akaba ari umusimbura na Haji ari umusimbura, ikeneye na Rutahizamu. Urumva deja ifite ibihanga byinshi ni mu busatirizi no muri axe central, ariko ahandi hose ari no bagiye gushyira imbaraga ngo hagati y'uyu munsi n'ejo Rayon Sport ngo ishobora kongera kumanura undi mukinnyi avuye muri Afurika y'Uburengerazuba. Birabo biravugwa ko ashobora kuba ari nka Mali gutyo muri ibyo bihugu by'aho ngaho muri Afurika y'Uburengerazuba, nawe ashobora kuzagaragara mu bazatangira imyitozo kwa gatanu. Ibiganiro ngo biro biragenda neza. Hanyuma hari umwe mu bavandimwe udukurikiye waramubonye wa mushuti wacu niye nagutumyeho muri South Africa witwa Leo France. Abanyandikira bavuga ngo amakipe afite kashi niyizire muri South Africa naho abakinnyi babonetse. Atwitwa Pule wa Orlando Pirates ati we are free agent kandi ateye ubwoba,
ati bashobora no kuza bakigurira witwa Sirino wa Sundowns. Gaston Sirino. Gaston Sirino ewe munyayurwaye Gaston Sirino ati nawe ni free agent amugore iki? biriya ifaranga se byo baro nabonye atengeneza oya si baro si nicyo kibazo ifaranga bahembwa n'iriya kompanyi yitwa Ubuntu Boto ya Dr Motsepe umukinnyi yava ku bihumbi 40 ukaza umuha 3 atuza kameneka ntabwo byakunda ntabwo baza ati umutoza wa Mamelodi Sundowns ana makuru amwerekeza muri AS FAR kubera ko AS FAR nayo umutoza wayo baratandukanye yamaze gutangaza nyine ko azahita yigira muri Kaizer Chiefs. ahubwo na Vita Club nabonye yarikuye abakinnyi barenga 10 Vita Club yarikuye abakinnyi barenga 10 ifaranga muri South Africa bahembwa hariya Axel ni bavuga ngo harimo abakinnyi bahembwa 400 by'amarani warabara ugasanga ni nka miliyoni y'amapawundi abakire abakinnyi Vita Club yarekuye kamba gusomera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 yarekuye umweyo ni